ariko reka nkubwire ngo mu bizakubaho byose, byaba bibi byaba byiza, mu bizakubaho byose, ibyo bintu byose bikubaho, hari ibyiza byihishe inyuma. Imana ibaha umugisha, nkuko mumaze kubimenyera ni kuri Shamgar TV, aho tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tubabwira igitekerezo cy'umwuka ndetse tubabwira ijambo rishobora gukomeza ubugingo bwanyu. Uko nayivuze muri video ya mbere, Imana yadushize ku mutima yuko twatangirira kuzajya dukora amavideo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, hagire dukomeza ndetse hagire ubasha guhabwa umugisha n'iryo jambo. Ngewe ko mumeze kumenyera mwene data Kumbi Levi, kandi uyu munsi nkaba naje kugira ngo twongere dusangire irindi jambo riturutse ku mwami wacu Yesu Kristo. Tudatinze ndagira ngo dufate Bibiliya zacu dusome mu Baroma ibice 8 chapitre 8 verset 28, igice cya 8 umurongo wa 28. Hari ijambo rito ngira ngo nongere ngusangize, ntabwo ari ijambo rishyashya, ntabwo ari ikintu utazi, ahubwo nje kukwibutsa ibintu uzi bishobora gufasha ubugingo bwawe. Imana iguha umugisha. Abaroma 8 umurongo wa 28 haranditse ngo, turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amen. Rero twongere dusubiremo, kandi tuzi yuko kubakunda Imana. Uyu munsi iyi video irareba cyangwa se ni y'abantu bakunda Imana. Amen. Iyo ngewe ndimo kubwira abakristo, abantu bizera Imana, abantu bizera Yesu Kristo nk'umwami ndetse n'umukiza wabo. Jambo ry'Imana riratubwira ngo kandi tuzi yuko byose muri no jambo byose harimo ibibi, harimo n'ibyiza. Urabizi muri no si ntabwo ibintu bihora biri stati, ntabwo ibintu bihora ari bimwe, ibintu biravaria. Hari igihe biba ari byiza, hari igihe biba bibi. Amen. Ariko byose jambo ry'Imana riratubwira ngo byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amen. So mu minota mike cyane ijambo nshaka kukubwira wowe urimo kunkurikirana, nkubwire ngo hari ibyiza byihishe inyuma y'ibitubaho byose. Reka nsubiremo, hari ibyiza byihishe inyuma y'ibitubaho byose. Ukuntu tumaze kubisoma n'urwandiko rwanditse n'intumwa Paulo, yaravuze ngo ariko tuzi yuko byose. Reka nongere mbisubiremo, ndagira ngo nitirize aho ngaho masurinye cyane, mubwire ngo byose. Iyo tuvuze byose ntabwo ari byiza gusa. Muri no si turimo ntabwo ibintu bizaba byiza gusa, ntabwo ibintu bizaba bibi gusa, ariko byose bifataniriza hamwe kugira ngo bitubere byiza. Kandi kuri no mugoroba, muri kino gihe turi hamwe turimo kuvuga ku ijambo ry'Imana, nagira ngo mubwire ngo malheureusement ku isi hari ibintu bibi bizaza. Malheureusement kubw'amahirwe make hari ibintu bibi bizaza. Hari ibintu bibi bizaza bise nkaho bigutunguye, bise nkaho birimo gutuma ushidikanya, bise nkaho biri gutuma wibaza ibibazo byinshi, bise nkaho utakaje icyizere ufitiye mu Mana, bise nkaho ndetse bituma unibaza ese icyemezo wafashe cyo gukurikira Imana ese ni icyemezo cyiza, bitume wibaza ese inzira natangiranye hamwe n'Imana ese ni icyemezo cyari gikwiye. Ariko reka nkubwire ngo mu bizakubaho byose, byaba bibi byaba byiza, mu bizakubaho byose, ibyo bintu byose bikubaho, hari ibyiza byihishe inyuma. Akenshi iyo turi mu bibazo ntabwo tutatubona output cyangwa se iherezo ryabyo. Iyo turi mu bibazo bituremereye, ibibazo tudafite ibisubizo, ngewe mbabwiza ukuri, nizera ko mu buzima ntabwo dukwiye kugira igisubizo cya buri kintu cyose. Hari ibintu tudakwiye kubonera ibisubizo. Ndetse reka nkubwire ko hari n'igihe uzigera upfa, hari ibibazo bimwe na bimwe utari wasubiza. Ariko mu bikubaho byose
byifataniriza hamwe kugira ngo bikubere byiza. Intumwa Paulo irimo kutubwira aya magambo, n'umuntu waciye mu bibazo byinshi, n'umuntu waciye mu ngorane nyinshi, n'umuntu wanyuze vraiment ahantu ngewe nawe tutari twanagira mu buzima. Ariko aravuze ngo arimo kubwira abaroma, mu bibaho byose byifatanyiriza hamwe kugira ngo bibabere byiza. Nanjye niyo mpamvu ngira ngo mubwire ngo muri bino bihe turimo kwibaza ibibazo byinshi. Muri bino bihe turimo kwibaza ese ni biki byabaye, ese ni biki byatubayeho. Nagira ngo mbabwire ngo hari ibyiza byihishe inyuma. Kano kanya ntabwo uzabisobanukirwa, kano kanya ntuzamenya ibyo ari byo, kano kanya ntabwo uzabasha gusobanura ibyakubayeho, ariko hari ibyiza byihishe inyuma. Amen, amen. Hari ibyiza byihishe inyuma. Wasanga hari accident, wasanga hari impanuka Imana yagukijije, wasanga hari urupfu Imana yagukijije, wasanga hari ibyago bikomeye Imana yagukijije. Wowe urimo kubona gusa ibintu, urimo kubona gusa, ufite vision y'ahantu hatoya, wowe gusa urimo kubona ahantu hato. Ariko reka nkubwire ko iyo Mana wizeye, uwo mwami Yesu Kristo wacizemo icyizere cyawe, amen, muri kino gihe arambwiye ngo nkubwire ngo ibintu byose yemera ko bikubaho hari icyiza kibyihishe inyuma. Ibintu byose yemera ko bikubaho mu buzima hari icyiza kibyihishe inyuma. Imana ibaho umugisha. Hari umurongo w'umuhanuzi William Branham ngira ngo basomere nkuko mubizi twe twizera. Umuhanuzi William Branham aravuga ngo, ainsi donc je pense parfois au moment où les épreuves deviennent dures. Mu kibwiriza yise Parle au rocher, cyabwirijwe le 15 novembre 1953 ngo bwira icyo gitare. Cyabwirije ku tariki 15 mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 1953. Avuga ngo bwira icyo gitare. Mwanza aratubwira ngo noneho ndatekereza ko mu gihe ibibazo bitangiye kuba bikomeye cyane, mu gihe ibibazo bitangiye kuba bikomeye cyane mu buzima bwanjye, je rencontre des difficultés comme n'importe qui. Ngo mura n'ibibazo nk'umuntu uwo ari we wese. Des épreuves dures contre lesquelles nous devons ramer durement pour nous en tirer. Ibibazo bingora binsaba kugira ngo nkomeze nitirize, kugira ngo mbyivanemo bikamfata imbaraga nyinshi cyane. Ngo mura n'ibibazo bingora cyane, binsaba imbaraga nyinshi kugira ngo amen mbashe kubyikuramo. Et lorsque je suis confronté, je me dis simplement ceci. Kandi iyo muye nabyo ibi nibyo nibwira, eh bien qu'est-ce que ça change? Mufeneze aya magambo ngo iyo muye nibi bibazo, amen, bingoye, binsaba imbaraga nyinshi kugira ngo mbyikuremo, ikintu nibwira ni iki ngiki, ngo ese bihindura iki? Haleluya. Mufeneze aya magambo ngo nisanze mu bibazo bigoye, mu bibazo bindemereye, ikintu nibwira ni iki ngiki, ese bihindura iki? Frère, ibibazo duhura nabyo hari icyo bihindura. Ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi hari icyo duhindura. Ariko malheureusement cyangwa se kubw'amahirwe make, abantu gusa bareba ibibi by'ibyo bibazo, bakareba gusa ingorane, bakareba icyo babuze, bakareba gusa ibibi bizagenda gute. Ariko ku mugoroba none reka nkubwire ngo hari icyiza kibyihishe inyuma. Mwono arakomeza avuga ngo la Bible dit, Bibiliya tubwira ngo toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Byose bifatanyiriza hamwe kubamukunda. Et c'est juste, amen. Et c'est nibyo, c'est donc peut-être pour mon bien. Wasanga ari kubwineza yanjye. Alors je vais carrément de l'avant et je prends cela malgré tout. Noneho nkomeze imbere nkabifata uko bimeze kose. Amen. Frère Mwanza aratubwira ngo ibimbaho byose mu buzima wasanga ari kubwineza yanjye. Ibimbaho byose mu buzima. Iyo tuvuze ibimbaho byose ntabwo ari ibyiza gusa. Amen. Mu buzima bwa Gikristo rekagira ngo reka ngewe nabibabwire, murambivuga reka nabisubiremo. Mu buzima bwa Gikristo byose niyo bizagenda neza. Hari igihe bizaba bimeze neza, hari n'igihe bizaba bimeze nabi. Ariko byaba bimeze neza, byaba bimeze nabi, byose bifatanyiriza hamwe kugira ngo binzanire ibyiza. Ntabwo uzi icyiza Imana irimo irakora mu buzima bwawe muri bino bihe. Ntabwo uzi ibyiza Imana irimo irakora mu buzima bwawe muri bino bihe. Ariko wenda nyuma uzavuga ngo bon, uzi ko ariyo mpamvu Imana yemeye ko bino bibaho. Uzi ko Imana yemeye ko bino bibaho kugira ngo izi nshuti Imana izikure mu buzima bwanjye.
uziko Imana yemeye ko ibi bintu bimbaho kugira ngo bano bantu amen ibashyire kure yanjye. Wasanga izo nshuti mbi haleluya zari kuzakugeza ahantu habi Imana yazikuye mu buzima bwawe. Wasanga iyo nzira warutangiye kugendamo yari buzakugeza ahantu habi. Reka mbabwire ngo byose byifatanyiriza hamwe kugira ngo bitubere byiza. Ibyo byatubabaje, ibyo birimo kukubabaza muri kano kanya, ibyo bibazo udafitiye igisubizo, reka nkubwire ngo hari byiza, hari cyiza kibyihishe inyuma. Muri kino gihe turi kumwe, reka nkubwire ngo mwene data mushiki wanjye, hari cyiza cyihishe inyuma y'ibyo birimo kukubaho. Iyo dufashe amateka ya Yosefu urugero, Yosefu yagurishijwe na bene se, yagurishijwe na bene se, amen. Bene se baramufata baramugurisha, bene se abavandimwe be, amen, baramufata baramugurisha, bamujyana muri Egiputa. Ibintu byari bibabaje, amen. Trahison, bamukoreye ibintu bibi cyane, baramugambanira, ibintu bibi bibabaje. Ariko Yosefu kera aravuga ngo, hangaho turi mu tangiriro 45, aravuga ngo amen. Muvuga Yosefu yavuze ngo wasanga ariko ubw'igihe nk'iki Imana yanshize ahangaha. Yosefu amaze kuba umutware wo muri Egiputa, Yosefu amaze kubona umwanya w'ingenzi muri Egiputa, bene se inzara yari maze kubica, bagezeyo Yosefu arababwira ngo wasanga ariko ubw'igihe nk'iki kugira ngo mbafashe, kugira ngo mfashe umuryango, kugira ngo amen ngire icyo marira umuryango, wasanga ariyo mpamvu Imana yemeye ko bino byose bimbaho. Mwene data, kano kanya ntabwo uzi ibyari byo, kano kanya ntabwo bisobanukiwe, kano kanya ufite ibibazo byinshi, ariko reka nkubwire ngo hari icyiza kibyihishe inyuma. Wasanga hari urupfu Imana yagukijije, wasanga hari igihombo Imana yakurinze, wasanga amen hari imvune Imana yakurinze. Ntabwo nzi icyo ari cyo, kano kanya sinakikubwira, kano kanya njya gushyira nakora no kugereranya, ariko wasanga amen. Kandi reka nakubwire ngo wasanga hari ikintu Imana irimo irakurinda. Muri aya magambo make nsangiye nawe, muri aya magambo make, muri kuno guhumekerwa nagize, reka nkubwire ngo hari icyiza Imana irimo irakurinda. Umuntu zaratubwiye ngo hari ibibazo mura nabyo bingora kugira ngo mbivemo, haleluya. Hari ibibazo mura nabyo bimfata igihe, bingora kugira ngo bimvemo, ariko ese hari icyo bihindura? Haleluya. Hari neza iba ibyihishe inyuma. Mu birimo birakubaho byose, mu byo ufitiye igisubizo, mu byo udafitiye igisubizo, hari neza ikihishe inyuma. Wenda bizagufata igihe kugira ngo bisobanukirwe, wenda bizagufata iminsi kugira ngo bisobanukirwe, ariko hari neza ibyihishe inyuma. Aho uri hose ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, ariko wicare uzi neza yuko hari ibyiza, hari icyiza kibyihishe inyuma. Wicare uzi neza yuko hari icyiza kibyihishe inyuma. Ngiye nk'umwana w'umuntu ntabwo nakubonera ibisubizo byose, ndetse nawe ntabwo ufite ibisubizo byose by'ibintu byakubayeho, ariko mu biri kukubaho byose hari icyiza kibyihishe inyuma. Dawidi yaravuze ngo ndetse n'igihe ngenda mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sininya, kuko Imana iri kumwe nanjye. Muri bino bihe turimo bikagira ngo mwibutse hari icyiza kibyihishe inyuma. Aho wicaye aho ngaho kano kanya udafite ibisubizo, wibaza ibibazo byinshi, wibaza impamvu birimo birakubaho, ubabaye, ufite ibibazo bitandukanye, reka ngubwire ngo hari icyiza kibyihishe inyuma. Kandi icyo cyiza nicyo kizagukomeza, kandi icyo cyiza nicyo kizakugira uwo wakagombye kuba uriwe. Ukuntu wa mushiki wacu yavuze ngo yego sindi uwo nahoze, yego sinari nagera, haleluya, aho ngomba kugera, ariko kimwe cyo nuko sinyiriwo nahoze. Kandi muri bino bintu birimo kutubaho, reka mbabwire ngo ntabwo muri buze kuba abo mwahoze. Hari itandukaniro, hari icyiza, hari ikintu Imana ishaka kukwereka. Kugira ngo ube umunyamwuka, ube spirituel, kugira ngo ubone ukuboko kw'Imana. Nujya gusa mu maganya ngo usubire inyuma, ube spirituel kugira ngo ubone ukuboko kw'Imana mu biri kukubaho byose. Uvuge nka Yosefu, wasanga ari igihe nk'iki nibwo Imana yemeye kumba muri Egiputa. Ntabwo Yosefu yagiye kwivanja ngo afunge bene se, yaravuze ngo wasanga
ari igihe nk'iki ngiki Imana yemeye kumba muri Egiputa. Nawe mwene data, bino bibazo bizarangira, nta kibazo gihoraho, ariko umenye ko hari icyiza kibyihishe inyuma, hari icyiza kiri inyuma, hari icyo Imana irimo irakwigisha, hari ikintu cyiza kibyihishe inyuma. Kandi mu bitubaho byose hari ibyiza bihora bitwihishe inyuma, hari ibyiza bihora biri inyuma y'ibitubaho byose, hari neza ibi inyuma y'ibitubaho byose, byaba byiza byaba bibi, hari neza ihora ibyihishe inyuma. Imana ibahe umugisha. Amen.